dore uburyo wamenya umugore cyangwa se umukobwa ufite igitsina kinini utagombye kumupima. Abasore benshi birabagora kumenya ngo nuhe mukobwa cyangwa se umugore ufite igitsina kinini, gusa biroroshye. Abagore cyangwa se abakobwa bafite igitsina kinini barigaragaza. Ababaza uzajya ubabwirwa n'imiterere y'umubiri wabo. Icyambere wakibwira nuko umukobwa cyangwa se umugore ufite igitsina kinini n'amabere ye azaba ari manini. Amabere manini rero nicyo gice cyambere ngiye kuba nakubwira. Umugore cyangwa se umukobwa ufite amabere manini akenshi igitsina kinini nacyo kiba ari kinini. Ntacyo gusa ntibivuze ko abafite mato kiba ari gito. Ikintu cya kabiri rero, taye aba ari ntoya. Abakobwa cyangwa se abagore bananutse akenshi nibo baba bafite ingano nini y'igitsina, kuko ntago baba bafite ibinure byinshi bigifukirana cyangwa se bigifunika ku buryo uba utabimenye cyangwa se utakibona. Ikintu cya gatatu ni umunwa kandi nanone ingano y'igitsina cy'umugore wayirebera ku munwa we. Akenshi iyo umugore cyangwa se umukobwa afite umunwa munini nawe aba afite igitsina kinini, gusa hari igihe aba afite umunwa munini ariko afite gatoya kubera ingano y'umubiri iwe. Rero ndabashimiye. Elimantogy TV nk'ibisanzwe, mukomeze kana subscribe, dukomeze kubana, mukomeze kugira ibihe byiza.